ahahise n'ibintu bibi byakubayeho, ubwoba wagiriraga ibintu bimwe na bimwe. Niba ushaka gutera imbere, niba ushaka kugira hazaza heza, biragusaba kubanza guhana amahoro n'ahahise hawe. If you're gonna win in the future, you must be able to deal with the past first. Reka tubanze dusome uyu murongo uri muri Philippians 3:13. Bene data, sinibwira ko maze kugifata, ariko nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Uyu ni Paulo. Intumwa Paulo yari umugabo uri smart, uri successful. Ati nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Bivuze ngo ntiwabifatira byose icyarimwe. Niba ushaka kubona ibiri muri future yawe, banzure kuri byahise. Kandi kimwe cyo nzi neza nuko hazaza ari heza kurusha hahise hawe. Nobody drives a car forward looking at the review mirror. Sinzi niba munyumvise. Ndavuze nti nta muntu utwara imodoka ajya imbere ari kureba muri retroviseur. Ureba muri retroviseur iyo ushaka gukata usubira inyuma bi. I'm here to tell you that God has the better future for you than whatever you have ever seen in your past. Mbisubiremo, Imana igufitiye ibyiza byinshi imbere biruta kuri byo umaze kubona. Believe me when I say this. It's okay, ushobora kutabasha wenda kubyumva akakanya, ariko nizere kuzabyibuka, nanjye uzanyibuka mbikubwira ibingibi umunsi bizaba bimaze gusohora. Paulo yavuze ngo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ese niki kiri inyuma? Ibikomere, abatubabaje, abaduhemukiye, abaduhaye amasezerano batabashije kurinda. Ibi nibyo byuzuye mu mateka yacu. Niba wowe utarahura nabyo, humura bizaza. Sindi kugutega iminsi inshuti yanjye, ahubwo niyo si dutuye. Somewhere along the line, byanze bikunze uzahura n'indyarya, uzahura n'ababeshyi, uzahura n'abagome, uzahura n'abanzi. Niba Yesu bwe utarigeza akora icyaha cyangwa ngo agire uwagirira nabi. In fact, yaranadupfiriye twese. Hari abataramwemeye, bataramukunze, bataramwizeye. Who are you? Wowe urinde. Yesu muri Yohana 15:20 niwe wavuze ngo mwibuke ijambo nababwiye, umugaragu ntaruta sebuja. Niba barandenganyije namwe bazabarenganya. Uko waba mwiza kose, hari umuntu uzaprofita uwo mutima mwiza wifitiye, umwizere aguhemukire. Even if you are a wicked person, somebody will still betray you. Yes, I'm serious. Kabone nubwo nawe waba uri mubi, uri umugome, hari undi muhuje ububi, muhuje ubugome uzaguhemukira nawe. Niyo mpamvu atari byiza gucira mugenzi wawe urubanza utazi neza inkuru ye. Ukaba wenda dufate nko mu rusengero runaka, ukabona abakristo baragenda buri munsi, bamwe muri mwe muti ari kubanza hari uramu pasiteri nta kigenda. Mind you, na Yesu bwe rimwe yarabwirije mu rusengero abantu bose barasohoka. Nuko se yari mubi? No. Bivuze ngo ushobora no kuba utari mubi, ariko still abantu bakaguhemukira, abantu bakakwanga. What is in the past? Our fears and hearts. Niki kiri mu mateka yacu? Ubwoba n'ibikomere nibyo byuzuye imitima yacu. Bamwe muri twe turacyagenda n'ubwoba twatewe n'amateka twagize. Maybe wakuriye mu rugo, papa wawe wakubita mama wawe akamuhuza n'igikuta akamukomeretsa. None umutima wawe akakanya wuzuye ubwoba bwo gushaka. Uti nashaka umugabo umeze nka data nabigirane. Cyangwa se wenda si n'ubwoba gusa, ahubwo uracyabibitse urwango n'inzigo kuri papa wawe. Uracyamurakariye kubw'uko yabafashe nabi wowe na mama wawe n'abavandimwe bawe. Niba ushaka gusingira ibiri imbere yawe, ni ngombwa kurekura ibiri inyuma. Icyiza kiri muri ibi kandi nuko iyo ubirekuye bikagenda, iyo urekuye ibyo byose biboshye umutima wawe bikagenda, Imana irakuguranira, iguha umugisha, iragushumbusha. Is somebody here? Niki kiri muri past, mu mateka yahahise hacu, our mistakes and bad experiences, amakosa twakoze na experience itari nziza y'ibyo twahuye nabyo. Ninde muri mwe bwari wakora ikosa ukabona byakabaye byiza yaza kuba rundi, ariko ntawe warenganya, urabizi neza ko kiriya kintu ari wowe wagiteye, nta wundi wabigerekaho. Biragoye kubyemera, ndabizi sometimes, ariko mu mutima urabizi neza ko ari wowe nyiramakosa, ari wowe byaturutseho. As long as that issue is in your past, don't give it power over your future. Ndavuze ngo icyo kintu cyarabaye, byararangiye, kiri muri past yawe, wikigarura no muri future yawe, mu hazaza hawe. Nudahana amahoro na hahise hawe, hazivanga no mu hazaza hawe. Utise Claudette, umuntu yakora iki? Good question. Ikibazo cyiza cyane.
cyo gukora rero, number 1, first forgive yourself. I said forgive yourself. Mbere y'ibindi byose banza wibabarire, ihimbabazi. Nahuye n'abantu benshi bakirakariye kubw'uruhare rwabo mu makosa yabaye mu myaka 10 ishize. Even some ladies that have been raped, they are still blaming themselves. Nabonye abana b'abakobwa, abagore bafashwe ku ngufu ariko bakirakariye, bakirenganya, bumva ko kuba ibyo byarabaye ari amakosa yabo. Listen baby, ashaka bari amakosa yawe cyangwa se ari ay'undi muntu, ushaka ube warabigizemo uruhare cyangwa se ntarwo, icyo nzi cyo nuko igisubizo ari kimwe: ugomba kwibabarira, ikureho urubanza, otherwise nta hazaza ufite, uzakomeza kuba mu byahise ubuziraherezo. Kabone nubwo waba warisha umuntu, ihimbabazi, ibabarire. Utikradete, what did you just say? Uvuze ngo iki? Ndavuze ngo ibabarire. Otherwise what's your alternative? Uretse kwibabarira, wowe ikindi gisubizo ufite ni iki? Kuko wowe ubwawe nubwo wakwiyica ntibikuraho ko wishe umuntu. So uretse kwibabarira n'iki kindi wakora? When it comes to the past, there is a little or nothing you can change. Wabyanga wabyemera, iyo bigeze kuri past kuhahise hacu, uretse kuhakira nta kindi twahahinduraho. Imbaraga zose uzifite kuhazaza, niho honyine wabasha guhindura uhereye none. Uhereye ku kwibabarira, nukomeza kwinenga, kwigaya, kwivuma, kwirakarira, ntuzabasha gukomeza. Uti iyo mbimenya man, iyo mbimenya bira bintu nakoze, my friend, I don't know, n'ubu ntibiramva mu mutwe. Iyo mbimenya biba byaragenze gutya, mba narakoze kiriya. Iyo mbimenya simba naramwemereye, iyo mbimenya simba narabanye n'uyu mugore, uyu mugabo ntabwo nari bumushake. Iyo mbimenya ntiwabimenye rero, so what? Kabone nubwo kandi waba wari ubizi, amazi yamaze kurenga inkombe deja, it's too late now. Ubu ntacyo wakora. Ibabarire. N'ubujiji bukomeye cyane kutibabarira, kandi n'Imana ubwayo yaramaze kukubabarira. Niba Imana yarakubabariye, kuki wowe utakwibabarira? It's pride. You think you are too good to make mistakes, Guta Imana ubwayo kubabarira, ariko wowe ukaba utakwiha imbabazi. Uko n'ukwiyemera dia, uko n'ukwishyira hejuru. Ubwo n'ubwibone buteye ubwoba, kumva kuri umuhanga cyane wo kudakora amakosa. Nta muntu udakosa, nanjye amakosa narayakoze. Oh God, menshi cyane. Umuntu wese w'igihangange uzabona kuri iyi si nawe yakoze amakosa. If you gonna move forward, you must forgive yourself. Niba ushaka gukomeza ubuzima, ibyo ushaka kubirenga, ugomba kwibabarira. Formule nebyira hangaha gusa muri ubu buzima. Iya mbere nukugwa ukaguma hasi, cyangwa se ukagwa ukabyuka ukihanagura ugakomeza nanone. Ese wowe hangaha urahitamo iki? Waraguye, yes, ariko muri iki gitondo nje kukubwira nti haguruka, mpereza ikiganza cyawe. Yes, mpereza icyo kiganza cyawe, ndimo ndaguhagurutsa, ngwino dukomeze. Bibiliya iravuga ngo kuko umukiranutsi naho yagwa 7 yakongera kabyuka. Please darling, anga guhera hasi, haguruka dukomeze. Erega twese twaraguye nshuti yanjye, inshuro irenze imwe, sino kugwa gusa. Bamwe muri twe twarahanutse, bamwe muri twe turacyafite ibikomere bikiva, imitima irananiwe irakomeretse, abandi namwe mufite inkovu. All of us have been through something in the past. Twese dufite ahahise dia, dufite amateka ataratworoheye. Wikumva ko ari wowe wenyine, no, twese imvura igwitugeraho, wikwirebaho ngo wumve ko ari wowe wenyine utoha. Kesi yawe ntabwo iri unique, ntabwo yihariye. Ndabizi ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi wumva ibyawe byihariye, but yes, niba koko ushaka guhana amahoro n'ahahise hawe, babarira uwo muntu waguhemukiye. Nyuma yo kwibabarira, nawe urababarira. Mubabarire. Ndabizi ko bigoye, ndabizi ko bitoroshye. Muri ubu buzima hari igihe umuntu aguhemukira, hahandi nawe wicari wawe mu rugo ukongera ukabitekerezaho, nawe ukamutekerezaho, nawe ukitekerezaho, ugatekereza nanone ku byabaye, ukumva ntubyumva habe na gato, ukavuga uti really sinzi niba ibi byarigeze bikubaho. Nukomeza kubigumana mu mutima, ntuzabasha gukomeza imbere. Forgive that person. Uwo muntu yarakubabaje, yaragukosereje, yaraguhemukiye, yaragukomerekeje. Ndabizi biragoye kumubabarira. I know, trust me, I know.
umuntu uvuga ko kubabarira byoroshye ntarahemukirwa bikomeye n'umuntu atatekerezaga ko yabikora. Nzi uburemere bw'ikintu ndi kugusaba, believe me, ndabizi neza ko bigoye. Listen baby, iyi Imana igusabye kubabarira si uko ibiri ku ruhande rw'uwagukosereje, no, iragusaba kubabarira kugira ngo nayo ibone uko iguha umugisha, iragira ngo iguhe inyishyu y'ibyo wahombye. Ubu intoki zawe ziracyakomeje ibyabaye, mu mutima wawe uracyuzuye inzika n'urwango wagiriye uwo muntu wakubabaje. Umutima wawe nta mwanya urimo wo kwakira umugisha Imana ishaka kuguha. No mu mategeko rega, umuntu ugukosereje ntiwemerewe kwihanira. The moment ushatse kwihorera, urubanza ruhita ruhindura isura. Icyo wemerewe gukora gusa ni ukumujyana mu mategeko, no gushyikiriza uwo muntu umucamanza. Hello somebody, nubabarira Imana izakwishyura, believe me. Abantu benshi barabibika kure cyane mu mutima, batariko Claudette niwe wampemukiye, nge ntacyo namutwaye. I agree, ndabyemera rwose, yarakubabaje bikomeye, but you have to let it go if you want a better future to come. Mubabarire niba ushaka ko hazaza hawe haba heza. Utariko Claudette, I don't know, sinzi impamvu ibi bintu utari kubyumva. Umuntu niwe wankosereje, kuki wumva ari ngewe ugomba kumubabarira? Kuki ari ngewe uri kwibandaho ngo mbabarire kuruta kubwira ahubwo wankosereje ngo nsabe imbabazi? Listen honey, impamvu ngusaba kubabarira nuko imbabazi kubabarira utari kubikorera ubabarira, ahubwo ni wowe wa mbere bifitiye umumaro. Sinkubwira ngo umubabarire kuko akwiriye imbabazi, noraro, mubabarire kuko gusa umutima wawe ukeneye kubohoka. Hari umugore witwa Joyce Meyer, she's a great woman of God. Bamukurikira muramuzi, ni umukozi w'Imana ukomeye cyane. Uyu yafashwe ku ngufu inshuro zirenze 200. Ibaze gufatwa ku ngufu bwacyo ni ikintu kiremereye, atari Imana ubundi ibi byagutera trauma y'ubuzira herezo. None hibaze gufatwa ku ngufu inshuro nke byibuze avuga ko ari 200. Ikibabaje kurenza ibindi, uwamukoreye iki cyaha cy'indenga kamere ni papa we. Uwamufashe ku ngufu z'inshuro 200 ni papa we wamwibyariye. Yes, you heard me, ni papa we. Si iyi nkuru ziri ku bandi twumva byoroshye, twumva bisanzwe, nta gaciro n'uburemere tubiha. No, gerageza ubyishyireho byibuza amasegonda make. Gufatwa ku ngufu na papa wawe, ntibibe rimwe, ntibibe kabiri, ntibibe umwaka umwe, ntibibe 2, ntibibe 3, ntibibe 5, inshuro 200. Avuga ko byibuze buri cyumweru papa we yamusambanyaga. Yatangiye akiri umwana muto, byahagaze agize 18. Wenda niba kubyishyiraho wumva utari kubyumva neza, bishyire nko ku mwana wawe w'umukobwa. Tekereza ko kana kawe k'agakobwa kakiri gato keza gutyo gafashwe ku ngufu na papa wako inshuro 200. Crazy, right? Biragoye kubyiyumvisha. Ibi ni ibisazi kubishyira mu mutwe, kubikurura ngo ubyumve, ndumva bidashoboka. Ibaze ibikomere uyu mwana yakuranye. Nodia, ntabwo wabyumva, yabaye traumatized. Byaramwangije bikomeye kugeza ubwo byanamugizeho ingaruka mu rushako rwe rwa mbere, birangira atandukanye n'umugabo we wa mbere. Yari yaraboze imbere, yari yuzuye ibikomere bitarakira. Umva ko bagira ngo iki? Umva ko imbabazi zibaho. Uyu we waheraho umubwira ngo ababarire papa we. Nicyo ndi kukubwira, ibi bintu dushaka gukomeza gufata bikomeye, gushigatira, kubika mu mutima, birakwangiza wowe ubwawe, bikanangiza hazaza hawe. Benshi muri mwiyo niyo mpamvu yo gusenyuka kw'ingo zanyu uyu munsi. Umwana wafashwe ku ngufu mu gihe kirenze imyaka 10, buri cyumweru asambanywa na se umubyara inshuro zirenze 200. Can you imagine? Wamubwira uhereye he ngo ababarire? But to cut the story short, ndashaka kukubwira ko aka kanya yamubabariye. Yes, yababariye se umubyara, ndetse aranamusengera bikomeye, arakizwa ku myaka 83. Uyu Joyce Meyer ndi kubabwira, uyu mukobwa we wari umukozi w'Imana ukomeye kugeza na n'ubu, abari we umwibatiriza. Nyuma y'imyaka 3 akijijwe arapfa. Iyo ataza kumubabarira, iyi case ndabizi neza 100% ko ibitararangiye itya. Uyu mugore arakomeye cyane, uyu munsi ari ku rwego mpuzamahanga. Ibyari ibikomere uyu munsi nibwo buhamya.
ese wowe niki wakorewe kiremereye kurusha iki cyabaye kuri uyu mugore wumva utababarira? Forgive that person, mubabarire. Erega nawe harabo wahemukiye, harabo wakosereje. I'm so sorry to tell you that. Yes, waba warubigambiriye cyangwa se utarubigambiriye, harabo wakomerekeje, harabo wakosereje mu byo wababwiye cyangwa se wabakoreye. Hello, hari abantu bibwira ko hari bari abamarayika, bo badakosa, bo badahemuka. Okay, reka tunavuge ko wowe ntawe wahemukiye kuva wabaho. Imana yo wayicumuyeho kandi yo yarakubabariye. Niba warababariwe, kuki wowe utababarira abandi? Listen, ibyiza kurushaho ni ibiri imbere kuruta ibiri inyuma, kandi uburyo bwonyine bwo kubasha kwakira ibiri imbere ni ukubabarira. Forgive that person, mubabarira uwo muntu. Ashobora kuba ari n'abantu benshi, bababarire. Kandi ntutegereze ko basaba imbabazi, kuko bashobora kutazisaba, kandi nubwo bazisaba bashobora kutazisaba nk'uko bikwiriye. Yesu abo yaje gupfira ni nabo bamwiyiciye. Ntibahaye agaciro na gato icyo gitambo cy'ubuzima bwe, cy'umubiri we. Yes, Nelson Mandela yitangiye benshi, ni byiza cyane ko we isi yose uyu munsi iracyabizirikana. Igitambo cya Nelson Mandela rero ntaho gihuriye n'icya Yesu, kuko Nelson Mandela byibuza abo yabikoreye babihaye agaciro. Uyu munsi turacyamwibuka nk'intwari, ariko na n'iyi saha abo Yesu yazize ntibamukunda. Abo yaje gukiza nibo bamwishe, ariko ajya gupfa. Yababasabiye ku Mana ati, Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Nta kigoye ku isi nko kubabarira umuntu utanazi ko yaguhemukiye. In fact, baradukosereza bakaturusha kurakara ku buryo ahubwo bumva ari twe dukwiriye kubasaba imbabazi. I know, ndabizi ko bigoye, ariko bababarire. Uti no Claudette, ngomba kumuhima nawe akabanza kumva umubabaro yanteye. Baby, hari abantu badahinduka kuri iyi si ku buryo nubwo wamara imyaka 3 utamuvugisha ntacyo byamubwira habe na gato. In fact, nta namenya ko bya bindi yagukoreye ari byo byatumye urekeraho kumuvugisha. Aha ni wowe ukomeza kuvunika mu mutima. Believe me, kubika inzika n'uburakari ni nko kunywa uburozi ugategereza ko mugenzi wawe ari upfa. Mubabarire at least kubw'amahoro y'umutima wawe. Utese Claudette, umuntu azababarira kugeza ryari? Ikibazo cyiza cyane. Wababarira umuntu kugeza ryari? Ikibazo cyiza cyane, kandi ndagira ngo nkubwire ko atari wewe wenyine ukibaza. Ntabwo ari wewe wenyine ubaza iki kibazo. Na Petero yakibajije Yesu ati, Databuja, mwene data nangirira nabi, nzamubabarira kangahe? Umva igisubizo cya Yesu rero, uzamubabarire inshuro 70 ukubye 7. Forgive that person honey. Mubabarire n'abariya nabo bababarire. Number 3, which is the last one, let go and let God. Iki ni cya gatatu. Iki ni cyo cya gatatu ugomba gukora. Emerera Imana. Paul yavuze ngo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, kuko ibiri imbere nibyo byiza kuruta ibyo dusiga inyuma. Niba hari umusore wakundaga kaguhemukira, emerera Imana iguha umwiza kurushaho. Niba hari umukobwa wakubabaje, murekura, genda ureka Imana iguha umwiza kumurusha. Ibintu biri kukuriza uyu munsi, ejo uzaba ubishimira Imana ko byabaye. Believe me, ntabwo nzanya amakuru y'ibihuha ngo nkure mu mutima gusa. No, believe me, ibi nkubwira ndabizi neza. Nyizera, ibyiza biri imbere. Emerera Imana gusiga uhorere. God always has better. Imana ihora ifite ibyiza kurusha ibyo utakaje. Mu bubiko bw'Imana haruzuye, niyo mpamvu yitwa El Shaddai. Do you understand what I'm saying?